Akaze bakunzi ba Amarangamateka TV twongeye kubaha ikaze ndetse no kubakira uyu munsi. Dawudi ni muri kumwe kuri mikoro za Amarangamateka TV. Uyu munsi reka tugende tugaruka tuganira ku bijanye n'ikiganiro gisa naho cyabaye ikiganiro cy'igitaraganya cyangwa ikiganiro kitateguwe mu buryo bw'iminsi myinshi, cyateguwe mu minsi mike gusa. Hanyuma icyo kiganiro cyiswe inama y'umushikirano gihita kiba hagati y'amoko ahanganye cyangwa amoko arwana mu gihugu cya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Icyo kiganiro cyo ku minsi 6 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 cyabaye mu minsi hari n'iposho, hanyuma ngo buce n'iyinga uwitwa Colonel Rugabisha ahita yereke ava muri ako gace ka Minembwe, aho bigenda bivugwa ko ashobora kuba yarabisabwe n'inzego za gisirikare kugira ngo byibuze asige umwuka mwiza hagati y'abaturage n'ubuyobozi bw'igisirikare buri muri ako gace, kubera ko muri iyi minsi hari imihindagurikire cyane cyane mu gisirikare cya FARDC ahatandukanye, aho bagenda bavuga ko abasirikare bafite inkomoko yo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje kugenda batoroka icyo gisirikare. Inama y'umushikirano yabaye kuri iyo minsi ikaba yaramaze kuba byamaze kumenyekana ko Colonel wungirije General Muhima Rugabisha akomoka mu bwoko bw'abanyamurenge ashobora gukurwa muri ako gace cyangwa ashobora kuba yahamagajwe ku mpamvu za gisirikare. Ibi kandi byabaye mu buryo bwo gushakisha umutekano ndetse n'umutekano wa General Muhima, kubera ko ubu nyine kugeza uyu munsi ntabwo yizeye umutekano we 100%, kubera imbaraga z'abaturage birwanaho ndetse ubu nyine barimo n'abasirikare b'abarwanyi b'amateka bazwi bakomeye muri gakondo y'Umurenge cyangwa mu buzima butandukanye bw'ababaye muri iyo misozi y'Umurenge. Ibi kandi byabaye mu gihe abasirikare bafite iyo nkomoko yo mu bwoko bw'abanyamurenge bagenzurwa cyane n'igisirikare cya FARDC ndetse no gukorerwa iperereza mu kumenya niba hari abandi bashobora kuba batoroka icyo gisirikare cyangwa bashobora kuba bagicika, mu buryo imbaraga z'abaturage birwanaho cyangwa itsinda rya twirwaneho ridashobora kugira imbaraga zo guhindura amatwara cyangwa zo guhindura ibyo bavuga ko ari intambara ishobora kuba yahindura cyangwa igatuma abaturage bikukira nk'uko abanyekongo bagenda bivuga bagarukaho. Abanyekongo baragenda bavuga ko iyi ntambara ari intambara igamije gucamo igihugu cyangwa ari intambara ifite intego zo gucamo igihugu. Agace ka Kivu y'Amajyepfo cyangwa agace gatuwemo n'abanyamurenge bakaba babasha kwikukira cyangwa bakagira igihugu cyabo. Abandi banyekongo nanone hatandukanye baragenda bavuga ko abanyamurenge badafite uburenganzira bwo kuba muri icyo gihugu cya Kongo, ndetse bagenda bagaruka bavuga ko n'abahawe inshingano aho bavuga ko ari abasirikare b'abanyarwanda. Muri iri yinga ryose hagiye hagaragara imvugo z'urwango kuri social media. Izo mvugo zagendaga zivugwa ndetse zigarukwaho n'abanyekongo batandukanye, aho ibinyamakuru by'abanyekongo byigenga ndetse n'ibinyamakuru bitigenga byagiye bigaruka bivuga ku itoroka ry'abasirikare b'abanyarwanda aribo banyamurenge, ndetse abaturage bagenda bagaruka bavuga ko ubuyobozi cyangwa inzego za leta zigomba kwambura abo basirikare uburenganzira, kubera ko atari abasirikare b'abanyekongo n'ubundi bagomba kwamburwa uburenganzira, hanyuma izo nshingano zigahabwa abanyekongo bujuje ibisabwa cyangwa abanyekongo bujuje zisabwa. Ubu nyine aho bigeze muri Minembwe iragaragaramo umutuzo uri ku rwego byibuze ku kigero cyo hejuru, aho uwo mutuzo utava ahandi. Nta rushinge bateye abateza umutekano muke cyangwa nta muti babateye ngo umutekano wongere ugaruke. Uwo mutuzo wabayeho gusa mu gihe abarwanyi batwirwaneho bamaze kuba abanyembaraga mu buryo bashobora kuba bagaba igitero aho bashaka ndetse mu gihe bashaka. Ibi kandi abasirikare ba FARDC bari muri Minembwe mu nkengero za Minembwe baragenda bikanga umunsi ku munsi kubera izo mpamvu n'izindi, bigatuma mu minsi mike gusa ishize habaho ubusabane hagati yabo ndetse n'abaturage, aho abaturage bagenda bavuga ko muri iyi minsi hari agahenge k'amahoro hagati aho muri centre ya Minembwe. Iyo nama y'igiteraganya ndetse imeze nk'ubwishingizi bw'umutekano wa General Muhima wari usigaye muri ako gace. Umwungirizi we wari wamaze guhamagazwa n'inzego za gisirikari Colonel Rugabisha. Hanyuma iyo nama rero yabaye icyo gihe hari n'iposho. Iyo nama yitabiriwe n'abasirikari bari bambaye amaranka bavuye
cyangwa inyeshamba zavuye mu gace ka Rurenge. Izo nyeshamba zaje bahuriye mu karako gace ka Monyi, agace kari gatuwe n'abaturage b'Abanyamurenge, ariko bakaba barasenyewe ndetse bakaba baravuyemo, bakaba bacumbikiwe n'abandi baturage muri centre ya Minembwe. Iyo nama kandi yarimo uwitwa Wilonja, umuyobozi wa societe civile wo mu gace ka Rurenge, nanone wari umutumirwa muri iyo nama. Iyo nama kandi yarimo abagabo b'abashefu bazwi benshi cyane baravuye muri centre ya Minembwe, bamwe bahunze bava mu duce twabo cyangwa imihana yabo itandukanye igize inkengero za Minembwe. General Muhima nk'umuyobozi wari uhagarariye inama cyangwa umuyobozi wateguye inama, yavuze ko ari we uhagarariye inama ndetse ari we uyiyobora, aho yagize ati dutewe ifunwe n'ahantu duhuriye. Ahantu mu minsi yashize siko hari hameze, hari hatuye abaturage, ariko ubu nyine nkatwe abasirikare dufite ifunwe ryo kubona nta muturage ukiba muri aka gace, ndetse dufite ifunwe ryo kuvuga ko twananiwe inshingano zo kurinda abaturage, kurinda ubusugire bw'abaturage ndetse kurinda ubuzima bwabo. Bakaba baravuye muri aka gace ndetse imihana yabo ikaba yaramaze gusenywa no kurimburwa. Ibi ni bigaragaza ko twananiwe kubahiriza inshingano ndetse no kurinda itegeko nshinga ry'igihugu mu kurinda ubuzima bw'abaturage baburiye ibyabo muri aka gace. Nanone General Muhima yagize ati ndi hano nk'intumwa yatumwe n'umuyobozi wanjye uri hejuru, umugaba mukuru w'ingabo witwa General Mbara, yantumye ngo nze kubaganiriza ndetse mbasabe ko ari mwe mugomba guharanira amahoro, ari mwe mugomba guhindura ubuzima bw'amahoro, ndetse akaba ari mwe muyiharanira kugeza agarutse cyangwa kugeza tuyabonye, tukabifatanya namwe kugira ngo tuze kubigeraho mu gihe runaka. Nanone yongeye avuga ko ibyabaye byose biterwa n'abaturage cyangwa ari abaturage aribo ba nyirabayazane mu ntambara zabaye muri ako gace, ndetse imvururu ziva ku byo bapfuye bagiye bapfa biteza intambara yafashe urwego bari intambara yagezeho. Bamwe mu bari bavuye muri izo nyeshamba z'amayimayi mu gace ka Rurenge ndetse bari bazanye n'abasirikari babo bari barinze umutekano muri ako gace ko ku Monyi, ndetse n'abandi baturage uwo twari tuvuze kuri societe civile bagiye bagaruka bavuga ko Abanyamurenge ibijanye n'ibiganiro bigoye kugira ngo babyumve, kubera ko inshuro nyinshi bagiye bagerageza ibiganiro ariko bava mu biganiro bagahita barasa abantu babo, ndetse mu bayobozi bakomeye cyangwa abayobozi b'abaturage bagenda kuvuga ingero z'abayobozi babo bagiye bicwa cyangwa bagiye baraswa, ndetse icyo gihe bavuga ko nta n'ubutabera cyangwa ubutabera bagiye babona. Abagiye bagaruka bavuga kuwitwa Nyiribwini warasiwe muri Minembwe, umushefu warasiwe muri Minembwe hagati. Uyu mugabo kandi bagiye bavuga ko uyu mugabo akimara gupfa ndetse igisirikare cyabigizemo uruhare, kubera ko ibijanye n'iyicwa rye ritagiye rikurikiranwa cyane. Ariko umuyobozi wari uhagarariye iyo nama bwana General Muhima yagiye agaruka cyane, bigaragara ko yari afite ubumuntu kuri iyo nama y'uwo munsi, aho yagiye abwira abaturage ko atari ngombwa gusubira mu byarangiye ndetse n'ibyahise byose, ahubwo bagombye gutera intambwe y'umushikirano ndetse yo kwiyunga kugira ngo bashake amahoro arambye. Ikindi ubuyobozi cyangwa abasirikari bari bahagarariye izo nyeshamba zari zivuye muri ako gace ka Rurenge bagiye bagaruka bavuga ko abasirikare b'Abanyamurenge bari gutoroka igisirikari, aho bavuze ko basaba igisirikare cyangwa umuyobozi kugira icyo abivugaho. Bivuga ko intambara yaba igikomeje niba abasirikare b'Abanyamurenge cyangwa bafite inkomoko yo mu bwoko bw'Abanyamurenge batoroka igisirikare cya FARDC cya leta. Biravuga ko cyangwa biragaragara ko intambara yaba ikirimo itegurwa n'aba bantu bakomoka muri ubu bwoko, ko twe tutabizi. Ese icyo kintu mwamukivuga hiki cyangwa mwamugifiteye izihe ngamba zigaragara? General Muhima kandi yagiye agaruka abwira abo baturage cyangwa abwira izo nyeshamba ko ingamba ari iza leta ndetse n'igisirikare bagomba kugifata. Yavuze ko abatoroka igisirikare ari abasirikare ba FARDC kubera izo mpamvu n'izindi. FARDC izabikurikirana cyangwa irebe uburyo icyo kibazo yagikemura, ariko icyabazanye cyangwa ikibazo bafite ku meza ni ikibazo cy'abaturage hagati yabo, kugarura umutekano cyangwa kugarura amahoro.
Amarangamateka TV Dawudi niwe mukiri kumwe muri studio aho twarimo tugenda tugaruka tuvuga ku bijanye n'inama y'igitaraganya yabaye kuri iyo minsi 6 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2020. Ese iyi nama ni igihe nyacyo? Ese iyi nama ni ngombwa? Niba ari ngombwa kubera iki inama nyinshi zabaye ntizitange umusaruro? Ese imihindagurikire y'iki gisirikare cya FARDC kubera ki igenda ihinduka, none bakihinduka abaturage bakabwira ko bafite uburenganzira ndetse bafite imbaraga zo kubahindura cyangwa bafite imbaraga zo kurwanya amatsinda ayo ari yo yose, ndetse bakagaragaza imvugo iremereye cyangwa imvugo irimo uburakari butangaje. Undi munsi bwacya ugasanga barahindutse baravuga ko ari bo banyirabayazane ndetse mu guharanira guhindura amahoro. Ubundi ugasanga baravuga ko igisirikare gifite kuzimya indoto z'abantu bamwe na bamwe bashobora kurwanya leta. Ubundi kandi bakavuga ko abaturage ndetse n'ayo matsinda ashobora kuba nayo afite uruhare ndetse n'imbaraga mu guharanira ko amahoro agomba kugaruka mu gihe barambise intwaro zabo. Kugeza ubu nyine itsinda rya Mayimayi ndetse ryagiye rikorana n'igisirikare cya FARDC gikorera muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu gace ka Minembwe cyangwa centre ya Minembwe. Iryo tsinda ni itsinda ry'abasirikari abarwanyi bava mu ibigo by'abanyamahanga harimo igihugu cy'u Burundi. Bararwana bavuga ko umunyamurenge atari umunyekongo ndetse agomba kuva ku butaka bwa Minembwe cyangwa ubutaka bw'imurenge butandukanye, aho abaturage izo nyeshamba zigenda zikubita ku gatuza zivuga ko zibuze uduce tumwe zabashe gusa n'ababonye ubutsinzi, aho bagenda bavuga uduce twa Mibunda ndetse n'udundi duce turi mu nkengero za Minembwe, aho bavuga ko bamaze kubona ubutsinzi bwo kwirukana umunyarwanda ari umunyamurenge no kumukura muri utwo duce. Ndetse abanyamurenge nabo baragenda bashimangira ko bafite kurwana ndetse ntawe ugomba kuzimya inzozi zabo n'uburenganzira bwabo. N'abagabo bagomba guharanira uburenganzira bwabo ndetse bakabifira cyangwa bakabigeraho. Uruzinduko rwa Colonel cyangwa igenda ry'igitaraganya rya Colonel cyangwa guhamagazwa kwa Colonel Rugabisha Alex, abatandukanye bakagenda bavuga ko igisirikare cya FARDC gishobora gukeka ko nawe ashobora gucika ico gisirikare ndetse agafatanya n'abandi bagize itsinda rya Twirwaneho. Ibihe byangezeho bitera kwiheba, nareba imbere yanje nkabona umwijima, niko kugira ubwoba gataka cyane, niko wambwiye ko ntazasigaje Bakunzi ba Amarangamateka TV badukurikirana kuva hatandukanye, turimo turagana ku musozo. Dawudi niwe mwari mukiri kumwe. Areka tugende tubaza, ese iki gihe uburenganzira bwo guhagarika intambara mu buryo budasobanutse, uburenganzira bwo guhagarika intambara nta butungane bubayeho cyangwa abarenganye ngo barenganurwe? Uburenganzira bwo guhagarika intambara mu buryo bisa no kwisubika hanyuma igihe runaka abandi baturage abari kuvuka uyu munsi bakazicwa ejo. Ese ubu n'uburenganzira nyabwo? Ese ubu n'uburenganzira n'inzira nyayo yo guhagarika intambara? Wowe ku giti cyawe wumva ko intambara yahagarikwa mu buhe buryo? Ubundi intambara yarateguwe mu buryo byagiye bigaragara ndetse n'abagiye bafatirwa mu mirwano itandukanye bagiye bavuga ko bahawe mission yo kwica abaturage b'ubwoko bw'abanyamurenge. Intambara kandi yaje ari intambara iri mu rwego ruteguwe nka jenoside, nubwo abaturage b'abanyamurenge bagiye baba abanyembaraga mu kwirwanaho ndetse no kuramira ubuzima bwabo. Ibi byagiye kandi bibahesha imbaraga zabo zagiye zibahesha kurasa cyane abayobozi bari bahagarariye amaoperasiyo b'inyeshamba. Byagiye bisa naho bizimya indoto cyangwa inzozi z'abateguye umugambi wa jenoside hatandukanye ndetse bigenda bibarakaza, aho nyuma y'ibitero byagiye bigwamo abayobozi b'inyeshamba za Mayimayi
ibitero bikurikiye hagiye habaho gusigana aho mayimayi yasigaye igatera imeze nk'umuyaga, kurasa bagenda nk'umuyaga bahunga. Ibi kandi ni ibitero, nta gitero kuva abayobozi b'inyeshamba za mayimayi abenshi bamaze kugwa mu bitero, nta gitero cyongeye kuba igitero gifite imbaraga zo ku rwego byibuze bashobora kurwana amasaha agera kuri 3 cyangwa amasaha agera kuri 2. Iyi ni intambara y'ibiganiro cyangwa ni intambara igomba kubaho, utsinze igomba kugaragaza umutsinzi, akubaha uwatsinzwe cyangwa uwatsinzwe, akemera gutsindwa cyangwa uwatsinze akemera intsinzi, hanyuma bigatanga ubwubahane hagati y'abaturage, kubera ko ubuzima bwo kwicwa n'ubuzima abanyamurenge bagenda bavuga ko barambiwe, ndetse abagize itsinda rya Twirwaneho baragenda bashimangira bavuga ko ubu buzima bagomba guharanira impinduka z'ubuzima bakiriho cyangwa bagifite umwuka w'abahumeka cyangwa w'abazima. Ayo Murenge Amateka TV, reka tugane ku musozo. Turabakunda cyane abadukurikirana kuva mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye.